uwumvisha inkuru wese n'ubusazi. Uyu mugore yaje kuba yabeshya umuryango wose, abeshya abantu bose katwite kandi adatwite, ndetse afekinga abantu bose bagira ngo yaranabyaye. Umva uko byagenze. Umugore w'imyaka 23 yaje kubeshya umugabo we ndetse amubeshya katwite. Arabanza ashyiraho ibikoresho by'ibipupe bikoze mu buryo nk'ubw'uruhu, abishyira ku nda ye, ibyo bita nkaho wagira ngo aratwite bya nyabyo. Akoresha ibyo bita ultrasound scans bigaragaza ko kwa muganga bigaragaza umwana katwite. Yewe anakoresha ibi ntabwo byagarukiye gusa, yaje no gukoresha umwana waze gukorwa w'irobo, ku buryo umwana ubona ari umwana ariko mu by'ukuri ari umwana w'irobo baje gukora w'igipupe. Aza kugaragaza ko yamubyaye kandi abikora mu buryo bw'ibanga rikomeye, abeshya umuryango we n'umugabo we bose. Ibi bintu byose yarabikoza baramezi 9 babona katwite, ajya yishyira ikintu kigaragaza katwite ku nda, ndetse nyuma y'amezi 9 aza no kubeshya. Ariko mvuga ku bintu byose byaje gukomeza, byaje kugenda gute? Baze ko yaje no kwemeza ko umugabo babanaga uwo mwana ari uwe. Byose byagenze gute rero? Uyu mugore rero kugira yijishe nk'atwite byamutwaye igihe kinini. Uyu mugore umva ukuntu yaje kubigenza, yaje kubeshya abantu benshi. Yaba agiye ku karubanda akambara ibintu bigaragaza katwite, ndetse ikindi akajya agaragaza n'ibyo bita ultrasound scan, agaragaza ko kwa muganga yaciye mu cyuma bakamuha ya mafoto agaragara mu cyumba kuko umwana ari mu nda, ndetse rimwe na rimwe akagaragaza ibimenyetso bigaragaza ko umutima w'umwana utera kuri online, abantu bakizera katwite bya nyabyo. Ibi ntabwo byagarukiye gusa. Uyu mugore baje kumukora ibyayo n'ibita baby shower, bamukora baby shower, bamuhereza impano nyinshi ndetse bamuhereza n'ibyo azajya atwaramo umwana. Byageze igihe uyu mugore agomba kubyarira umwana, abyara umwana ariko ngo yaje kubyara mwibanga wenyine, ntawe ubizi we aho yigeze abyarira. Ndetse ngo yaje kubyara wenyine nyuma, ndetse atangira gupostinga amafoto y'umwana mushya yari yabyaye. Ibingibi yaje gukoresha igipupe cyo mu bwoko bita ngo ni hyper realistic reborn doll. Iki ngiki ni igipupe ushobora kuba wabona ukabona kuko ni nk'umwana, gikora amuvoma, kiranyeganyega, gikuruta umuvoma ku buryo ushobora kugira ngo uri umwana wa nyawe. Ibyo rero ku bantu batazi iyi pupe, ni ibipupe bigaragaza n'amarangamutima mu maso, ndetse ikindi bikaba birabihagarika, birituma. Ibi bipupe rero ubundi ni ibipupe byamaze kuba byakorwa kugira ngo bifashe bamwe mu babyeyi baba bapfusha abana, babandi baba babuze abana, kugira ngo babire bibashe kuba byabahumuriza, cyangwa se abantu bafite ikibazo cyo kwibagirwa, cyangwa se abantu bafite ikibazo cyo kutabyara. Rero uyu mukobwa nyuma yo kubyara, cyangwa se uyu mugore nyuma yo kubyara, umuryango watangiye kumukeka, batangira kujya babona umwana we ntarira, ndetse ikindi nta nubwo ajya bemera kugira ngo uyu mwana bamukoreho. Ibi rero byashije bitangira gutuma batangira kuba bamukeka, ndetse batangira kuba bati uyu mwana rwose tuzamujyana mu kigo rwose ahantu ajya kurererwa. Bafata umwanzuro ndetse kugira ngo bazafata umwana bamumwambure, maze basaba igihe cyo kuba we yaba agiye kwiga muri kaminuza. Rero uyu mukobwa abonye ko bimaze kuba byakara, nibwo yahise atangira guhita ahamagara umugabo wari waramutenda cyangwa se boyfriend we, amubwira ko umwana yapfuye. Ariko bw'ibyo yakoraga ibyo bintu byose, igihe cyari cyamurenganye ntabwo byari bigishobotse cyane, amasaha yari yamurenganye. Ibi nibyo nyuma byaje guhita bituma mama w'uyu mukobwa aza mu cyumba cye, bihita bituma abasha kubona ko ari igipupe. Ibi rero byase bituma umukobwa atangira gusaba imbabazi, aravuga ngo abantu yabeshye ntabwo bari bakwiye kuba babeshwa bose. Aravuga ati ku bantu bose mwagiye muza mukanyereka urukundo bikomeye mukama n'impano, n'abandi mwese mwagiye mushyigikira, ntabwo mwari mukwiriye rwose kuba mwarabeshywe gutya. Nanjye natangiye gukomeza mbabeshya gutya. Ati nyuma yuko nari maze gutangira ibi bintu, nananiwe ku uburyo bwari bwo bwose bwo kuba nahagarika ibi bintu, mumbabarire rwose. Uko umukobwa yaje kwaka imbabazi.